Ndagusuhuje wowe uri kureba iyi video, amahoro y'Imana abane nawe. Uyu munsi ndaje ngo tuganire ku kintu bita ubuhemu bukorerwa abana b'abakobwa, twishingikirije ko turi abahungu. Icyo kintu nje kuganiraho, bashishikariza ko bantu tubona kuri TikTok, mfite na YouTube channel, mwajyaho. Ni nshya nibwo nyifunguye, maze iminsi mikeya. Mfite abasubscribe 6 barindwi gutyo, bagera mu 8 gutyo. Ndabashishikariza ko nabonye ko kuri TikTok mugenda mumfollowinga, mukampa like. Ndabashimira cyane, Imana ikomeze kubampera umugisha. Uyu munsi nje kuvuga ku kintu cyitwa ubuhemu, nk'uko mazina yamaze kubivuga mbere, bukorerwa abana b'abakobwa. Abahungu twitwaje ngo turabakunda. Ese wowe muhungu utereta umwana w'umukobwa mugakundana, ukamubwira ko mukundana, ukamwizeza buri kimwe cyose, kwezi kwa mbere uramukunda, kwa kabiri uramukunda, mugakundana nyine tu, then mumaze gukundana, wansuye sheri, yaragusuye, muraryamanye, mukoze ibyo mukora, umukobwa nyuma araguhamagaye ngo wanteye inda. Warangiza ukamwumvisha buryo ki iwanyu mutabyara, ukamubwira ko mani, mujye mumenya ko ubuzima turimo uyu munsi hari igihe bwahinduka ejo bukaba bwiza, cyangwa se bukaba bubi kurushaho, bikaba ngombwa ko wa muntu ejo wabwiye ibyo bintu wamuhemukira. Ese we muhungu, iyo wihangaje ukabwira umukobwa umwe babiri ko bakunda, warangiza umwe ukamutera inda, ukamubwira uti ntabwo iwacu dutera inda tutarageza imyaka muri 30, ubizi neza ko ibyo bintu wabikoze, uba ugamije iki? Si ubwo aho abagabo cyangwa se abahungu tutari abagome ni hehe? Umwana w'umukobwa umwangirije ejo heza he? Iterambere rye uraryishe. Warangiza ugatekereza noneho ukamubwira uti iyo ndushaka abandi uyishyiraho, sinjye wayiguteye, kandi uzi neza ko ari wowe wayimuteye. Aho mutari abagome ni hehe? Aho mutari abagome ni hehe? Ese uba utekereza ko uwo mwana we ugiye kuzavuka atagiye kuzabaho mu gahinda mpande? Haba nitwirwa tubona ku muhanda babaye mayibobo kubera ingaruka z'akantu gatoya. Mani, mwagasukuye mu mutwe, mwasukuye mu mutwe mukamenya ubwenge. Ndabizi benshi murambona muvuge ngo iki, ngo bigubwana, ngo ni ubutesi bukindi mu mutwe, ngo ni ibiki. Mani, igihe nabayemo kinyemerera kuvuga ibi bintu, urumva? Kandi wowe nta naho wahera umbwira ngo iki. Mani, abana benshi bari aha hanze turabazi babayeho nabi, birirwa banasabiriza kubera basi kandi bafite base bameze neza. Wowe mugabo hangara ugakora ibyo bintu, warangiza ejo ukongera ugahamagara ugatereta undi mwana ukamutesha umutwe, nawe ukongera ukamutera. Ese uba wumva ko ubundi amaherezo y'ibyo bintu ari ayahe? Bahumva ko amaherezo y'ibyo bintu ari ayahe? Mani, turi ku isi, ikintu kimwe cyo nakubwira, turi ku isi, kandi mujye mukora muzi ko isaha ku isaha dushobora gupfa. Mujye mukora muzi ko isaha ku isaha dushobora gupfa. Ese ngahibaze, wenda da wanze kumufasha, ntushaka kwigaragara muri rubanda ko wamuteye, ko nyine wateye wenda umukobwa hanze. Ese urateganya nk'ubo ngubo uwo mwana kumwihakanye? Mani, uratekereza ko atari umuvumo wa mbere ubonye? Warangiza ngo Imana ngo yaramvumye, ngo ubukene, ngo ibiki. Hari igihe Imana iguha umugisha bitewe, kandi burya umugisha uraharanirwa, ntibazakubwire ngo iki ntabwo iki.
urumva, umugisha uraharanirwa, ntugire ngo isubiremo, umugisha uraharanirwa. Soni wowe ufata umwana w'umukobwa uri aha hanze umeze neza ntacyo yabaye ejo ukamwicira ejo heza, wananangiza mani. Ese uba wumva ko ubundi, reka wenda mvuge kuri iki kintu, uba wumva ko ubundi uwo mwana wamaze gutesha agaciro, uba wumva ko nawe ubwawe umutaye, ari wowe wamutesheje agaciro, yaraguhaye umwanya we mwana mugakundana. Uba wumva ko undi muntu wo hanze uzaza, uba wumva ko undi mwana wo hanze, undi muntu wo hanze uzaza agakundana nawe, cyangwa se akamukenera nk'uko mbere yari ameze, umaze kumwicira ejo heza arinde mani. Niba wowe ubwawe umurebye mu maguru ukamutera inda, ntunamufashe, ukanihakana n'uwo mwana, warangiza mani hangiza ukamubwira ngo genda ngo n'abandi bateye inda, ngo sinjye uteye inda mu gihugu njyenyine. Ese uba ugize umwaka, uwo nguwo akaba ari we muntu wa mbere uteye inda, ntuzongere izindi wazitera ntizinafate. Warangiza nyuma y'imyaka ingaho umwana umukobwa ariyandayanze, arihirinze, buri kimwe cyose arakoze, aragize ate, hangiza ngo uje gufata umwana, mbese uje gufata umwana. Uzi ukuntu umukobwa yiyemeje akamuheka, akakorera igihumbi, bagagura ikinyomoro cya senkana kugira ngo umwana we aticwa n'inzara. Umwana we arakuze ngo ushaka umwana nkande se washyira mani. Munyihanganire narakaye, ariko mfite impamvu yanteye kuvuga ibi bintu, ese mani, niba uri kubona nta bushobozi ufite, niba uri kubona udashoboye gutunga uwo mwana mani, kuki ushoboye kwifata bisaba iki mwana? Niba wumva ko uzaba amayibobo y'aha hanze, udashoboye gufata umwana w'abandi wamuteye inda, ngo byibuze basi unamumenyere n'icyo kinyomoro, unamumenyere mani. Wenda si ngombwa ngo umugire umugore wenda da, ariko basi n'uwo mwana utazi aho wowe na nyina mwahuriye mani, agiye guhura n'ingaruka zawe mani. Mbitekerezeho neza. Buri munsi imibare iri kwiyongera, ngo abana bavutse ni benshi badafite base. Byose uzabyemera ugeze hariya mu mujyi Nyabugogo, ukareba umwana w'imyaka 8, umwana w'imyaka 10, umwana w'imyaka ingahe, ari ku muhanda, ari gusabiriza, ari gutwara utuzigo kugira ngo abone uko abayeho. Izo zose ni ingaruka zawe wowe, ingaruka zawe wowe wakoze ibyo bintu byose uri kwishimisha, bikarangira havuyemo ibyo bintu, wangiza ukaba udashoboye no gufata inshingano ngo witwe umugabo. Ubundi uba wumva igihe uzabera umugabo ari ikihe mani? Igihe uba wumva uzaba umugabo, umva ikintu cyitwa abagabo muri abagome, ikintu cyitwa abagabo muri abagome, muri n'abarozi. Kamvuge gutyo, nimushake muntuke, ntawe ngiwe, nta n'untunze, ariko muri abagome, nongere mbivuge, muri abagome kabisa, muri abagome. Wowe mwana w'umuhungu se mani, ko tuzi benshi banavuye n'epfiriya bakoze bikanga, byagera nyuma kubera Imana bigakunda, kuki uwo mwana we wakumva ko wamutesha agaciro? Hari igihe ejo yagira ejo heza ukamwifuza. N'abakobwa mbashimire cyane, nshimira igitsina gore muri rusange, ni abantu b'agaciro mu buzima. Nimwe mutubyara, nimwe mutuma tubaho, no kuba turi kuvuga uyu munsi ni abagore. Warangiza ugashaka no kumutesha agaciro, aho utari ikigoryi ni hehe?
utari igicucu ni hehe? Utari igicucu ni mani, wagiye umenya ubuzima urimo. Ariko bamwe baravuga ngo ibyo byose ngo bikoreshwa hajye n'umurengwe. Ese uwo murengwe kuki uwo murengwe utagutera ibyo bintu ujye kubibwira mama wawe ngo iki na ngo iki, habwiza mukirirwa muri gutesha mitwe mu bakobwa? Wowe musore, wowe mugabo, ngaruke no ku bigabo byubatse bija mu bana bakiri bakishakira ubuzima bwabo. Mwebwe mwabigabo mwe bagarukeho. Iyi si turiho mujye mubaho nk'abantu bazapfa ejo, kandi mujye muzirikana ko nyuma y'ubu buzima hari igihe hari ubundi buzima tuzahuriramo. Waba usenga waba udasenga, iki kintu ugomba kucyemera. Uyu munsi ushobora kuba ufite amafaranga, ushobora kwirirwa umeze neza, njyewe wambona ukabona ko ndi umwanda mu maso yawe. Yego nibyo, kubera ko ufite amafaranga kandi birabikwemerera. Ariko sera numara kujya firiya wapfuye bizagenda gute? Nugira usororo, jya uteganya ko hari igihe uzagira usororo. Icyo kintu ujya ugiteganya. Mureke tubeho nk'abantu, bazagira ubundi buzima tubamo. Ntimukumve ko tuzaba ku isi gusa guhemuka kugira ute mani. Ubuzima ni buto, ubuzima ni buto. Ndabizi abantu benshi bashobora kubona ibintu navuze kavuga ngo ni uguhaga, ngo ni ukuntuka ibiki, ariko urinde wowe kwiri gujaginga mani. Urinde. Mfite uko mbayeho, njyewe n'Imana yanjye dufite uko tubayeho, dufite uko tubayeho. Reka ngarukire ahangaha, ariko aka ni agahinda kabinteye ndetse maranye n'iminsi. Abana benshi bari kuzira ubusa, abana benshi bari kwisanga imageragere, bari kwisanga hehe, kubera wowe muhungu, wowe mugabo, mwana akajya mu ngaruka zawe atazi aho byahe, atazi wowe ubwawe ingaruka zawe zose, umwana akaba ariwe ziri kujya ku mutwe. Kumva umwana ngo yafunzwe, umwana yakubiswe, yagize ati kubera ko yagiye gushaka ubuzima ku muhanda kugira ngo arebe uko abaho. Reka tuba abantu bafite mu mutwe hafungutse, abantu bashaka gukura tugatera imbere, ariko tugateza n'abandi imbere, apana kubicira ubuzima. Ndabashimiye cyane mwe murabona kino kiganiro, bashishikariza gukora subscribe, share ndetse na comment. Ndabashimiye, muri abantu b'agaciro mu buzima bwacu. Hari igihe kimwe ubuzima turimo buzahinduka, tukagera ahandi hantu. Ndabashimiye, Nyagasani abarinde, abahezagire, abahe umugisha mu byo muri gukora byose. Ndabashimiye cyane.